ati umwana wanjye nagukeneye muri uyu mujyi uri gukomeza umutera ibibazo. Ati sasa rero meya reka nkubwize ukuri kubera ukuntu uri kurushaho kuntera ubwoba ngo nsohoke muri uyu mujyi biri gutuma ahubwo ndushaho nanjye kugira amatsiko bikaba byatuma ahubwo mpaguma igihe kirekire nkamenya impamvu ushaka kunyirukana. Ibibazo umwana wanjye byose yagira nabyitaho. Ati wa mugore ndagira ngo umenye ko ari njye uzi icyo umwana wanjye akwiriye uve hano ugende. Ati madamu Squan nimba ugerageza no kunca amazi ubireke winyandestimatinga ntunca amazi ntunsuzugure. Sasa kari mu ndorerwamo kanoje ati washobora kurimbura gute ibyishimo by'abantu bose. Undi arabwira ati ndakoresha dark cast cyangwa se umutongero cyangwa umuvumo w'umukara w'umwijima. Ngo umuvumo yakanze bari abantu abwira azakoresha bari abafunga hari undi muntu yari yarawugurishijeho. Ati uriya mukobwa rwose Snow White ati yari atari mu myaka nk'iyo ati nawe ariko wibuke ko ariyo myaka wari urimo ubwo nawe hari uwazaga akakwiba ibyishimo bya nakubwiye inkuru zose uzi wigeze usoma mu bitabo nimba ujya usoma ibitabo za Snow White ba Maleficent ukumva nk'imigani. Sasa uwo yari yaragurishijeho wa mutongero bwa burozi yagombaga kwifashisha yaje kumureba niwe Maleficent amwaka ubwo burozi. Filime ya Maleficent nayo mwarayibonye hari n'ibitabo bye. Atumenye ko nta kintu na kimwe gishobora kugarura uwapfuye sinzi impamvu ushaka buno nturisha cyonyine ni ukubona Snow White ari mu kababaro bivuze ngo uyu murozi Evil Queen yangaga Snow White wa mugore mwebwe n'indi urambiwe rwose. Sasa yaje guteranya inama y'abarozi akimara kubona bwa burozi bukuye kuri Maleficent ya Dark Cast. Sasa no kwangira Dark Cast yaramaze gukora kuri Maleficent kugira ngo ikore abarozi bose yarabateranije ngo abafite ubugingo bw'umukara kugira ngo bamuhe iki bamuhe ku musatsi wabo. Ati njye na mama rero nibijyanye n'umuvumo yavumye no mujyi we twese yaratuvumye yaraturoze nago tuzi byaka. Ati niwe wenyine ugomba guhagarika ubwo burozi bwuriya mugore meya. Ati nambwe ya mbere rero tugomba gutera kugira ngo tubashe kumuhagarika. Wumva urwana step 1. Ati reka uburyo twamuhagarikamo tubyite mission tubyite Operation Cobra. Uburyo twamurwanya mission yo kumurwanya tuyite Operation Cobra. Wumva urwana abaroze ati ku buryo igihe kitanagendaga ariko kuva hagera igihe cyatangiye kugenda bivuze ngo uyu mugore afite imbaraga agiye kuri urwana rwamubuze. Ati nukubango yo mu gitabo uri umwana bacicishirize mu kabati nukubango mama wawe ni Snow White bivuze ngo niwe ugomba kuza ukababohora. Nukubango uyu mugore uyu nguyu ubona mu gitabo niwe bita Snow White wabyaye kakana bakagacishishiriza mu kabati bivuze ngo dukurikije ibyo mu gitabo by'umwana avuga uyu niwe mama wa Emma uyu uje musatira gusa muri umujyi asigaye yitwa Mary Margaret Blanchard. Atasura mugore ni gute mwamutoye ngabe meya katari umuntu mwiza. Undi aramusubiza ati ngiye namenye ubwenge mbona ari meya bivuze ko batazi n'igihe yabereye meya nta makuru baba bafite ibyo umwana avuga nibyo. Ngo gusura mwana we Henry amwita Evil Queen ngiye bikurikije mu gitabo. Sasa yungura amazi ati none se weho akeka kuri inde mu gitabo kuko abantu bose muri mujyi umwana azi ko bari mu gitabo. Wumva uko nari musubi tuvuye tugaruke mu gitabo. Ryajoro bwa burozi bwanze gukora abandi barozi bose inama baratanye asigara wenyine. Ati nkuko Snow White n'umugabo we w'igikundiro nabo bahangayitse kubera ibyo kuko uburozi uko bwa bukomeye kose cyangwa umukasi wa rose bari gukoresha ijambo kasi ubyita uburozi umutongera icyo ushaka uko bwa bukomeye kose bugomba hari igishobora kubuhagarika cyangwa cyabuca intege. Kora kugira ngo uburozi bukore ugomba kubanza ukagira icyo nsezeranya ugomba kuma. Nuko wango bano bantu numara kubaroga ukabajyana muri ubwo butaka bushya aho yabazanye hano ku isi yacu ari abari nitumara kuhagera wumva karozi ibyo kamusabye vuga rwose ati ndakwinginze please nitugera muri iyo sinci uzayibajyanamo icyo nzajya mvuga uzajya uhita ugikora nika karozi kamusabye. Sasa nuko wango muri uriya mujyi barimo kano kagabo bita Mr Gold icyo kagenda gasaba meya cyose nibyo bari barasezeranye azajya ahita kimukorera. Wabonye ko Mr Gold asigaye nabayeho neza. Ati kugira ngo buraburozi bukore ugomba gutanga umutima w'ikintu ukunda. Undi arabwira ati natanze umutima w'ifarasi yanjye. Ati wa mwana wiruka nkubwire bira byose nakoze namujijishaga nka kugaragaza nka uri ikigoryi kugira ngo atatugwamo. Ati nimba ari uburyo twabasha guhagarika kuri ya murozi Evil Queen. Ati nuko twamureshya tukamwereka ko ibyabaye cyangwa buraburozi bwe tutizera ko bubaho kugira ngo atamenya ko twamuguyemo. Wumva ko natangiye kubwira kana nuko kabeshya. Wibuke karambwiye ati umunsi woroza abantu ukabajyana mu yindi si icyo nzajya nza kugusaba uzajya ukima uri kumva kuko niwe uzabuyoboye kandi ugomba kuba mu buzima bwiza kaje kumureba. Tumuginga wari uri mu mujyi namushaka nabashije kumwikiza wibuke muteranije n'umwana urumva ko yabashije kumwikiza ubu ngo batakiri mu mujyi. Umusaza atabwiye ati uzi karakana njya kukagukura muri oruferina bigaragara ko kayenuri nta wandi wagakuye muri oruferina n'uyu musaza atuza njya kukagukura muri oruferina. Mr. Ninde Emma Swan mbabarira umbwira uriya mugore ninde yakomeje kumutesha umutwe ntaga muzi bivuze ngo no mu gitabo ntago yigeze amubona. Wibuke page zavuga kuri Emma umwana yaraziciye kugira ngo uyu murozi atazigera asobanukirwa Emma waje mu mujyi ni muntu ki. Sasa yabaje kano gasaza ati mbwira Emma ni muntu ki meya yahangayitse.